ntago ndabirwara ariko ni benshi mbona babirwara kandi banaje vuba ukabona araje yahise amafaranga amubwira nk'umusazi buri mugabo akaza ati ndakorera bakemera ko amafaranga ukabona ubuzima bwabo buri kwangirika cyane. Njye nyine nabonaga abandi bakobwa bakarabye bakagenda bakambwira bazanye amafaranga bajyaga mu mujyi abenshi bakajya mu bari butandukanye banyereka amafaranga mfite inzara nkavuga se gute ngewe aho bajya njye natahajya ngo nanjye mbone ku mafaranga. Umunsi wa mbere ujyayo? Umunsi wa mbere nagiye. Wagiye hitwa he? Yes, ikaze nanone ku bantu mugenda mutukwikira kuri stories zigiye zitandukanye tubagezaho, yaba stories zigendanye n'ubuzima, stories zigendanye na politike, imyidagaduro, siporo n'izindi ziba zirimo utuntu tw'udushya tugenda tubagezaho. Kandi nkomeza kubashimira mwe mwamaze gukora subscribe, mwamaze gukanda kuri ako kantu gatukura mukaba mudukurikira musangiza stories zacu zigiye zitandukanye. Aha turi ni mu kagari ka Rwaza mu mudugudu wa Rebero, of course ni mu ntara y'Iburengerazuba mu murenge wa Rugerero. Tugiye gusura abantu baho dore ko ubuzima buhagaze muri bihe bya COVID-19 cyangwa se muri bihe turimo dukomeze guhangana n'icyorezo cya coronavirus. Ubundi tuze kureba uko ubuzima buhagaze. Mbaye ikaze. Yes, mbahaye ikaze mwe mwamaze guhitamo gukurikira Ibishya TV, mwe mugenda mubona mukurikira stories tugenda tubagezaho zirimo amakuru y'imyidagaduro, amakuru ya siporo, amakuru ya politike n'utundi dutandukanye twose tugamije kugaragaza uko ubuzima buba buhagaze, ibintu byinshi bigamije kutwigisha mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ninge tugiye kubana, ninge nitwa Jerime, turi mu kagari ka Rwaza, umudugudu ni Rebero, umurenge wa Rugerero, mu karere ka Rubavu, ni mu ntara y'Iburengerazuba, aho twagiye kureba uko ubuzima bwaho buhagaze cyane cyane muri ibi bihe bya COVID-19 cyangwa se ibihe bya COVID-19, aho ubuzima busa nkaho bwahindutseho gato. Of course twavuye mu miji tujya mu nkengero of course z'umujyi kugira ngo tuze kureba uko ubuzima buhagaze. Mbahaye ikaze. Twageze muri Rubavu, ahazwi nk'Igisenyi, ko twagiye mu nkengero tujya tuganiriza abantu twumva uko ibintu bihagaze. Nge nitwa Jerime, nje tujye kubana muri kiganiro cy'uyu munsi aho twasuye abaturage, ariko hano turi ubu turi live mu kagari ka Rwaza, umudugudu ni Rebero, umurenge wa Rugerero, aho tugiye kuganira n'abantu baho twumve uko ubuzima buhagaze. Ese hano mu nkengero z'umujyi ibintu biba bihagaze bite, ubuzima buhagaze bite, ari nako dukomeza kugenda twirinda icyorezo cya coronavirus cyangwa se COVID-19. Reka ikaze uyu muntu tugiye kuganira atangire atwibwira, atubwire muri make uwo ari kujya tuze kuganira tuzeranye. Yitwa Ingabire Mwajuma. Yitwa Ingabire Mwajuma. Amakuru yawe? Neza. Hano turi mu kagari ka Rwaza, umudugudu ni Rebero, umurenge wa Rugerero. Naho niho utuye? Nanjye niho ntuye. Niho wavukiye? Oya. Navukiye muri Kongo. Wavukiye muri Kongo? Hanyuma waje na muzihe nzira? Naje nanga kuko ababyeyi banjye aribo bari barimukiye. Mu amaraso yawe na ya Kongo cyangwa ufitemo n'amaraso y'ubunyarwanda? Mama wanjye ni umunyarwanda, papa wanjye ni umukongomani. Hanyuma hano muri Rwaza mu murenge wa Rugerero ubuzima buhagaze buteye muri rusange? Ubuzima urebye muri COVID buradukomereye kuko akazi twakoraga ntabwo ariko turi gukora ubu ngubu. Amasaha twakoreraga hose iyo turi gukoreraho, kenshi twakoreraga mu mipaka benshi, abandi twahingaga ariko imvura dore ntabwo nayo iri kugwa ngo tubone n'imboga. Ubuzima buratugoye. Ubu ufite nk'imyaka ingahe? Mfite imyaka 25.
25. Ufite urugo cyangwa uracyari umusore? Mfite abana 2 ndibana. Ise wabo ari abahehe? Se ntabwo mbana nawe. Kubera iki mutabana? Impamvu tutabana nyine ni ko afite undi mugore. None se wowe yarakwanze hanyuma ajya kwishakira abandi? Uko byagenze. Tubwire ko story yagenze mu magambo make uko byagenze. Ngewe nenda nkiri umunyeshuri mfite imyaka 14. Biba ngombwa yuko nyine tutabana kuko nari nkiri umwana. Byabaye ngombwa ko tutabana ariko yari yaranteye inda. Yavuye nangajya ahantu bita Cyangugu, numva ngo niho afite urugo. Dusobanura ukuntu urumva wari umunyeshuri wigaga he hanyuma aza kugutera inda bigenze biti? Dusobanurire. Yanteye inda kubera ubuzima bubi bwo nari ndimo, ko n'ababyeyi nari mfite bari barapfuye, no kwiga byari bingoye, ukumva yaranshutse. Byagenze. Yagushutse ufite imyaka ingahe, wiga mu kangahe? Nari mfite imyaka 14, nigaga mu 6. Nigaga ku Kiliziya. Wiga mbere yuko mutangira kuganira, guhura mukaganira, gute yaje kugusuka ku buryo byaje no kurangira guteye inda? Ngewe nshukishaga amafaranga kuko hari byinshi yamerezaga nabaga. Yes, misengera amatsiko, wari umunyeshuri wiga ariko dusobanura ukuntu mwahuye akagusuka n'ibintu yagushukishije kugeza aho yaje no Yes, of course mukaryamana akanagutera inda. Tubwira ukuntu byagenze. Ngewe nyine yaranshutse ngo agiye kuntunga kuko bitewe n'ubuzima nari mbayemo bubi. Ndavuga ati n'ubundi nari mbayeho nabi, reka nshaka umugabo ndebe ko bwahinduka, ariko we ntabwo ari cyo yarashaka. Yagushukishije iki kugira ngo umugere ku ngingo yo kuryamana bize no kukuviramo gusama? Nshukisha ibintu byinshi, harimo imyenda, harimo inkweto, harimo utuntu twinshi tw'umuntu w'umukobwa akenera. Yabigwaye igihe kingana gite? Umva yabimaye nk'amezi 3. Amezi 3 munabana mu nzu? Oya, imbere yuko tubana twabanye nyine amaze kuntera inda nibwo yahise aragenda. None se ayo mezi 3 yaguhaga amafaranga ukagura utuntu nk'umukobwa bakeneye, wowe se ni byagendaga bite? Yabigwaga nko kugufasha gucyo gusa? Yambwiraga yuko nkunda ariko ntabwo ari cyo yanshakaga. Yagushakaga iki? Ubundi yarashaka ko turyamana. Mumaze kuryamana yakomeje kuguha ibintu ntimwongera kuryamana? Oya, ahubwo we byarangiye nanjye mukunze tugenda turabana, ariko ntabwo yarankunze, yarashaka kunjugunya. Umwana, abo bana bombi babiri waba babyaranye n'uwo musore? Oya, we twabyaranye wa mbere ndamurera, wa kabiri nanjye naje kumubyara gutyo bitewe n'uko nari naragiye mu mwuga w'uburaya. Ni ukuvuga ngo wataye ishuri hanyuma kubera ubuzima bubi wari ubayemo nk'umuntu w'imfubyi n'iki, hanyuma uwo musore atangira gushukisha amafaranga urararuka. Ubwo yandaruye mbere, ariko nyuma kurera wa mwana twari twarabyaranye uri kumva ko byangoye kuko nta kundi nari kubigenza n'ababyeyi nari mfite, nawe nari gusaba ubufasha n'umugabo aramaze kunjugunya. Ubwo abanzaniye amafaranga naryamanaga nawe kugira ngo ndebe ko umwana yakura, aribwo nakuyemo no kubyara uriya. Ishuri wahise urita utangira umwuga, sinjye sinawita umwuga, wenda nabyita uburaya, sinzi abantu babyita bitandukanye. Wahise utangira uburaya nyuma yo kubyara uwo mwana wa mbere? Kuko nahise numva yuko nta kintu nkimaze, numva yuko agaciro kanjye nagataye. Bisobanuye ko nta yandi mahitamo wari ufite? Nta yandi njye nari mfite. Hanyuma ukibyinjiramo dusobanura umunsi wa mbere, urugero wagiye ku muhanda, sinzi nawe waragiye gutega cyangwa se wenda bajya bagusanga iwawe, tubwire ukuntu byaba bimeze.
njye nyine nabonaga abandi bakobwa bakarabye bakagenda bakambwira bazanye amafaranga bajyaga mu mujyi abenshi nkajya mu bari butandukanye banyereka amafaranga mfite inzara nkavuga se gute ngewe aho bajya njye natahajya ngo nanjye mbone ku mafaranga. umunsi wa mbere ujyayo? umunsi wa mbere wagiye hitwa he? nagiye ahantu bita muri Gloria. wagiye ahantu bita muri Gloria? fata nta kibazo. wagiye mu kabari kitwa Gloria? hanyuma umunsi wa mbere ugezemo sasa wabashije gucyura amafaranga wari witeze kuri buzane, byagenze gute? dusobanure stories ukuntu yagiye. amafaranga narayabonye. angahe? bwa mbere nyinjiramo nakoreye 20,000. 20 ni umugabo umwe wabiguhaye? ni umugabo umwe wari wankunze kuko yabonaga ndi umwana. babonye ukiri umwana usa neza. hanyuma aragucyura? amfatiye roge. arayigufatira murararana? twarararanye. mu gitondo urataha? hanyuma utahanye izo ferme cyangwa se ibyo 20 utubona ebana? nanjye nahise mvuga ati buriya bafite icyo bandusha nanjye nzandajyana nabo. ubwo se amafaranga 20 wabimajije iki? mfite byinshi nayamajije kuko nyine waguzemo byinshi. igikoma cy'umwana? namuguriyemo ibintu byinshi byo yari akeneye. uhita winjira muri uwo mwuga gutyo tu? oya njyewe nk'igihe nyine nkibona ayo mafaranga nabuze ati reka mbe ndi kurya kuri aya ariko yashize ndavuga reka nsubireyo. warariye nk'icyumweru? ntabwo nariye icyumweru kuko hari utundi tubazo nari mfite mu rugo. mfite ibikoresho naguzemo nari nkeneye. ibikoresho byo mu rugo mu nzu harimo nk'iki? harimo imyenda y'umwana, ibintu yari akeneye nyine by'ibanze. uba winjiye muri ibyo wise umwuga. kuva icyo gihe uba usamye n'inda ya kabiri. inda ya kabiri byagenze bite? inda ya kabiri inda ya kabiri nyine nayitwise mfite maze kugera 19. imyaka 19. ariko inda ya mbere wari ufite imyaka 14. wabyaye ufite imyaka 14? akiri umwana muto cyane. inda ya kabiri ku myaka 19. ko byagenze bite? ko urumva wari umaze no kuba mukuru, kuki wakoze wenda ikintu byagenze bite kugira ngo wongere usara? aho ngaho njyewe nanjye nari narakunze uwo twari urongera ukunda undi mugabo wa kabiri? kuki utabisanisha n'iby'uwa mbere ubyo yakuryaje n'uburyo n'icyo yagushakaga we yamara kukubona agaterere, kuki wongera ugakora icyo kintu nakwita ikosa? ntabwo ari ikosa kuko ntabwo mbona ko umwana wanjye byaba ari ikosa kuba naramubyaye, nari mushaka, nari namwumbuye kubyara. hanyuma nyuma yo kubyara umwana wa kabiri bumva imbyaro zibaye ebyiri, ugomba nk'umubyeyi ugomba kubashakira isabune, ibindi batangira mituweli n'iki n'ibyo kurya byose ni wowe cyangwa babandi mwabyaranye bakomeza kugenda bagufasha? baramfasha ariko ntibamfasha bihagije kuko nanjye hari igihe nambukaga mu mupaka nkambutsa nk'ibitunguru nkagenda ngacuruza cyangwa ibinyomoro cyangwa itomati. nari maze kubimenyera ngenda nkabona amafaranga nyine mvuga ati mba mbonye 1000 ndarya 700, 300 nyashyire muri kopera. sasa tubanze tuganire ku ngingo igendanye n'icyo wise ngo umwuga w'uburaya. aho wagiye muri Gloria wasanzemo harimo abantu bameze bate? duha ishusho y'ukuntu muri iyo minsi ukijya gushaka amafaranga mu kabari n'iki mu mujyi ukuntu byaba bimeze. se wasanzemo utwana uruta, wasanzemo abantu bakuru, byaba bimeze bite? oya njye nararebaga mu benshi nabaga ndimo nkabona ni njye mwana urimo, ariko gusa habaga harimo abantu benshi cyane. bose b'indaya? oya hari n'ababa baje kurya ubuzima bisanzwe, baje kurya ku mafaranga yabo. mbese ubwibanga wakoresheje kugira wegere umuntu cyangwa se ibanga nyuma yaho yo gufata decision se cyemezo ukajya gushaka amafaranga muri ubwo buryo nyine bwo kuba waryamana n'umugabo akaguha amafaranga, ibanga wagiye ukoresha kugira nyine ubone amafaranga rwose udataha gusa n'iri? ntabwo ariko buri munsi umuntu yagenda ngo arayacyura, uyu munsi ushaka kugenda ukayabura ariko ejo ukayabona. hari igihe utaha gusa? iyo utashye ubusa bigenda bite?
burya ko iyo witeganyirije make barabitse. ujya wizigamira ku giti cyawe. abo urungano wenda abantu mwakuranye cyangwa se inshuti zawe, hari abandi bantu bishoye muri uwo mwuga w'uburaya nk'uko bivuze bitewe n'ubuzima bubi babayemo? siko bose baza mu buraya ngo ni ubuzima bubi babayemo, hari n'ababikora babishatse atari uko wenda ari ubuzima bubi babikorera ingeso bashaka. ariko nanjye ndababona abo twiganye nabo byarangiye bavuye mu ishuri bigira oya bamwe mbona bararangije amashuri yisumbuye segondere, ariko bamwe bageze nko mu universite bagakora uburaya. oya hari uwo wambajije atewe mu bo twakuranye. nyine kukubaza mu bo mwakuranye hari abandi bantu nabo bajya baza bagakora uburaya bitewe n'ubuzima bubi barimo cyangwa se gushaka amafaranga? oya sinamenya kuko njye namenya iby'ubuzima bwanjye, hari n'utakubwira ngo akubwize ukuri impamvu ariko ubukora. njye urambaza ku buzima bwanjye. none umaze igihe kingana gite cyangwa se imyaka ingahe ukora uburaya? imyaka 8. imyaka 8? yewe umwana wa mbere wanjye afite imyaka 2 nibwo nagiye mu muhanda. afite imyaka? afite 10 ubu ngubu. afite? abona afite 10. yari afite 2. umazemo imyaka 8. muri imyaka 8 wagize ibihe byiza n'ibihe bibi. tubwire ibihe bibi wagize. ibihe bibi muri imyaka 8 ukora umwuga w'uburaya nk'uko wabivuze? ibihe bibi niko umuntu arara agenda nijoro agahura n'ibintu byinshi bitandukanye. ibyo bintu dushaka rero tubwire. ukabona abaguhohotera, ni byinshi umuntu ahura nabyo nijoro bibangamira umuntu. ni urugero duhingera baguhohotera bati nose uhura n'abantu bakagukubita bakakwambura, dusobanurire. ushobora no guhura n'umuntu kuko uri umunyambaraga nk'iyo akakwambura bitewe nawe bakora akayajyana, bibaho nabyo. ibindi bintu bibi wahuye nabyo muri uyu mwuga muri iyi myaka 8 bihe? no gufungwa nyine kuko umuntu aba yangije igihe wenda baba bamuhaye, bagusanga mu muhanda bakagufunga. umaze gufungwa inshuro zingahe? bamufunze 3. bagufatiye? bari bamufatiye mu muhanda mu mujyi. nyine mu muhanda wa hehe? hari ahantu kuri karibana, habaga karibana urazi, usa nkaho ujya kuri duwane. niyo mwajya gutegera? ahantu hose habaga akabari apfa kugeraho ukareba ukuntu hameze kugira ngo urebe ko wabona amafaranga. we ntabwo ujya utega ngo ugende ahagara ahantu kuri kepare abantu bakunyuraho basinyare cyangwa se babone ko waje kuri gahunda ngo mbasinyare? yanegereza uri bunsinyare. we ntabwo wasinyara umuntu ubonye umusore mwiza hanyuma nawe tuki ngwino umubaze. oya wamusinyara utese atagukunze. ni uko uza akwitoranyiriza. none se mu bantu mwagerageje wenda kuganira mugashyikirana bakabemera nyine kuguha amafaranga menshi wo muri imyaka 8 wabashe gukorera nangahe yakuye ku mugabo? menshi ashoboka muri imyaka 8 nayaboneye umunsi umwe. wewe yakuye ku mugabo umwe ni 50. 50 wari bawe n'umuntu wa hehe? nari nabihawe n'umuzungu. umuzungu wa hehe? ntabwo wabashe kumenya aho aturuka? yaje nawe? yarambwiye ngo iwabo ngo ni hepfo y'ubuhinde. mu bihugu bituranye n'ubuhinde. hanyuma byageze mwaryamanye ijoro ryose cyangwa mwarakemutse ibyo bikora intege runaka urataha? twakoze ibyo dukora ndataha. mwakoze ibiki? twakoze ibiki? twararyamanye amafaranga. aguha amafaranga. umaze kuryamana waryamanye n'abirabura cyangwa se abantu bo muri Afurika, uryamana n'abazungu. tubwire ari abazungu n'abirabura, abazungu nabo baguha amafaranga menshi? umuzungu nabo baguha amafaranga menshi. hanyuma ujyanije imyitwarire y'abazungu n'abirabura bo muri Afurika, wenda bigeze nko ku ngingo y'uburaya, ubigereranya ute? mbigereranya ute?
cyangwa imyitwarire yabo abazungu n'abirabura cyane ko waryamanye n'abazungu ukongera ukaryamana n'abirabura imyitwarire yabo imyitwarire y'abazungu nabonye nta kintu itwaye n'abirabura yo wasanze imeze ite abirabura n'abirabura bose siko ari beza ariko tera ntabwo twavuga ariko ari babi bisobanuye ko hari n'abirabura babi abirabura ni babi bati cyangwa se umugabo w'umunyarwanda cyangwa se w'umunyakenya w'umurundi ni mubi ati ni mubutane ubundi bo hari ibintu badaha agaciro niyo mpamvu ariko umuzungu ibyo bintu ni ibihe badaha agaciro ibintu badaha agaciro mushobora kurarana akabona wenda ko ari buguhe 5 ko aribyo bigukwiriye cyangwa kumva ko yakuguze ariko umuzungu we aguha agaciro kawe kuko mbere yuko mujya kuri iyo ngingo mwamwumviriye ngo ati genda rwabishanga ijoro ryose none sasa gute umuntu umwe bataguha agaciro uze no kubihuza nuko umuzungu yaguha agaciro ngewe umuzungu ongera umbaze icyo kibazo nyumve neza twari tuganira ku muzungu n'umwirabura cyangwa se umuntu wo muri afurika nyine mwaryamanye tugeranyirize imyitwarire yabo cyangwa se imico yabo ko umuzungu n'umwirabura wenda hari ukuntu bagufashe muri kwa kugutesha agaciro no kukaguha udusobanurire kunesha agaciro abirabura nabo nakubwiye nta kintu batwaye ariko bo iyo bahaye umuntu amafaranga bumva ko bamuguze sawa bavuga amafaranga yagura umuntu amafaranga yagura umuntu abaguze iki abaguze ibyo ashaka gukora ibyo tuba twavuganye umuzungu yagukunze yanakugurira n'ikibanza atitaye wenda ngo ni ikindi ari bugukureho hari imico y'abazungu aho usanga bashobora gukora imibonano mpuzabitsina wenda ayikoreye mu bindi bice wenda bitari igitsina nyine uko bisanzwe bizi ibyo bintu byo ntabwo byakubayeho ngo ube yagusaba ko umukora ibyo ntabwo yigeze binsaba hanyuma umuzungu ikibi wabonye ku muzungu ni ikihe ikibi ntacyo navuga nabonye ntacyo wabonye izo ni imbogamizi wahuye nazo mu bihe wamaze guhura nazo izindi mbogamizi umaze guhura nazo muri iyi myaka 8 umaze ibintu ubona utishimira cyangwa se n'uko ubikora kubwo gushaka amarongo n'ibihe ngewe ntabwo mbyishimiye kuko nagiye gufata ibase mvuga ati dore maze kubyara kabiri maze gukura ntabwo nakomeza ibingibi nibwo ibingibi byahise biba uri kumva ko twafataga mu base mba tugiye gucuruza twahura n'abadafa tukirwa twiruka bakabitumenaho ukicuza se ukavuga se aya mafaranga n'ubundi ko muba yanduhije bakaba banabimennye n'ubundi ndi bukoreye ukongera ugasubira ahandi wari ushaka kuva hanyuma ugeze kumbwira ko bwa mbere ukijya mu kabari umugabo yagukunze yagukunda iki waje gusanga yagukunda iki ngewe nagiye mu kabari aba arambajije ngo mbese warabyaye ndamubwira ati arambwira ati urakoze kuba ubimbwiye hari abantu benshi bahisha ko babyaye ubwo amafaranga ariko umanyongeyeho n'iki ngomba kugura ifu y'umwana y'igikoma ibihumbi 20 kuko mu bwiza ukuri kwa byaye yakongera amafaranga yo kugura ifu y'umwana none iyo ugiye iyo wagiye nyine gushaka nyine umuntu mwakorana iyo gahunda ubona bagukunda iki muri rusange ankundira iki abantu nyine iyo bagushima bakakwishyura amafaranga bakubwira ko ukunda iki gusa wamubaza yaba akuzana amafaranga ukajya kumubaza ibyo bibazo byose ashaka kubivuga ati uri mwiza ibiki n'ibiki nubwo ubu ngubu yabimbwira uri kumva ko nyine urikomeza kifatafata izo rero bukeye tu
iyo microphone uyirya cyane ntabwo ari ibiryo bugacya ukifataza ngo twihuse ujya wambwiye ko wakira ibihumbi 10 wenda bitewe n'uko umbonye hanyuma nka hano mu rugerero umugabo umucanga usanzwe make ashoboka umugabo ubu ngubu kuko ari muri korona amafaranga yabuze asigaye akugeraho akakubwira ati wenda mfite 3 mfite 4 gutyo wa make umaze kuryamana nawe ni nangahe wa make ushoboka kuva ku nte yatanze munsi ariko ntabwo wajya munsi igihumbi cy'atanu wako wanabwire ntiwata oya ariko nubwo umuntu yabwirirwa yakwesha n'agaciro maze ubu uhaye 2 ntabwo utesha agaciro kandi uzi ko ari muri korona kurara ubu ibi bintu twabikora dute mwakozaho gataha nakoze inshuro zingahe imwe 2 inshuro imwe 2 ukoze hari kabiri ni ibintu uri kubyumva noneho hano muri karitsiye yanyu abandi bantu bakora umwuga w'uburaya bo bangana bate ni benshi hano nyine mutuye ubu nyine bageze nko kuri ni nk'abanga hano dutuye muri karitsiye yanyu abantu nyine uzi ko bakora iyo ngingo bashaka amafaranga nyine bageze nko muri 5 bageze muri 5 bose ni abamama harimo n'abakobwa none se muri harimo n'abakobwa batahe iwabo benshi batahe iwabo none kuva ku nyata yagera nyine yazira utubari bakadufunga ubu abakiriya banyu barimo baraturuka hehe ntabwo nyine ni ugukorana nabo n'ubundi mwe musanzwe mukorana ntabwo wabona umuntu uturutse ahandi ni ukuvuga ati mbari wundi muramuziranye n'uri kugeraho akagusigira ko yabonye ntabwo mukijya mu mujyi ntabwo wajya mu mujyi ugiye mu mujyi warara muri stade abakiriya ni aba hano mu gace kanyu nanone arabaturuka iyo hirya atari muri iyi midugudu atari muri iyi midugudu nk'abaturuka za maboko abaturuka za maboko baje kubareba nta bana bakora bishoye muri izo ngeso cyane ko amashuri bafunze n'iki nta bana bishoye muri izo ngeso abana b'abanyeshuri ntabwo nari nabona hano muri aka gace nta ikibaho abantu bajya gutega ku muhanda n'iki cyane ko mu mujyi ho biragaragara moya ino bajya mu bubari amasaha yo gufunga yagera bagataha tugana ku musozo ni iki gituma njye ahubwo narambiwe kuryamana na buri mugabo wese mbonye ikibi cyabyo ni iki ikibi byacyo nyine natwe ntabwo tuba tubyishimiye ntabwo wakwishimira kuryamana n'umugabo none ejo uryamana n'undi ejo bundi n'undi muri iyi myaka 8 ugereranyije kuva kuri ya myaka 14 umaze kuryamana n'abagabo bangahe umaze kuryamana ntabwo mbazi gereranya ni benshi ni benshi ntabwo ni miliyoni ugereranyije umaze kuryamana n'abagabo bangahe abagabo 50 abagabo 50 mu myaka 8 cyangwa barenga 50 no nanjye ndagereranyije barenga 50 okay ukomeje ku ngingo ivuga ko utabyishimiye bibaye na ngombwa wabivamo wifuza haba ubona ari iki gishobora kuba cyaba kigatuma bivamo birekamana njyewe nshaka ukuntu wenda nanjye nzabona ikintu nkora nzaza ndabona amafaranga ntunga agatunga n'umuryango wanjye ibi nkahita mbivamo nkabireka nzashaka uburyo nzayabona ujya wizigamira ndizigamira ujya wizigamira tugana ku musozo tukagira ngo ujye nk'inama nk'abana b'abangavu bashaka kuzabona ikiganiro ku Igishya TV cyangwa se abashaka kuzumva n'ikiganiro twagiranye ugaragaze n'ibibi umuntu wishoye mu buraya
ni bibi cyane kubona abana b'abangavu nyine bishora mu buraya, kuko uburaya ntabwo ari bwiza. Uburaya buriramo n'ingaruka nyinshi, hari ukurwara sida, hari kubyara inda zutateguye, hari kurwara ibirwara bitandukanye kandi uba utabyiteguye. ubwo nahura nacyo nakivuza, ariko ntabwo hari icyo wahuye nacyo ikirwara wenda ngo ubivuge ubuhamya bw'iki ngewe naryamye n'umuntu nkuramo imitezi nirwara icyumweru. urumva ibyo uwatwumva n'uwatureba ashobora kubona ko abana bya bintu bikomeye. ntago ndabirwara, ariko ni benshi mbona babirwara kandi banaje vuba, ukabona araje ahise amafaranga amubwira nk'umusazi, buri mugabo akaza ati ndakorera bakemera kuba amafaranga, ukabona ubuzima bwabo buri kwangirika cyane. dusoza unareba muri kamera, ikiganiro kizarebwa n'abantu batandukanye, abayobozi, abantu basanzwe, abakobwa bagenzi bawe, abajene, abasore nk'aba kameramani. ijambo rya biro cyangwa se mesaje yanyu ubundi dusoza. mesaje ngiye kubaha ni ku rubyiruko. vuga bw'iniguru babwire kabisa abantu bakurikiye Ibishya TV. kuva korona virusi yatangira nyine amashuri yahagaze, hari abana hano hanze benshi b'abakobwa batari kwitwara neza, bari kwitwara bitandukanye, ukabona n'ubundi yuko ari zo ngeso nabo bagiye kujya muzura ko amashuri atari gufungurwa. benshi bari kuri icyo bakora, bamwe umuntu agahura nabo bafite inda benshi cyane pe. ariko inama nabagira ni yo kwirinda, kuko ibihe turimo biragoye. sida ni mbi iri hano hanze, n'amahepatite ari hano hanze yonyine ava mu mibonano mpuzabitsina. uri kumva, nabagira inama yo kwitwararika paka igihe bazafungura amashuri. abo ni abanyeshuri biga, hanyuma abasanzwe bakikishije amashuri nkawe ubundi icyo babwira. nkatwe nyine twacikishije amashuri, hanyuma mu buzima murushaho gusanga hari imfubyi badafite imiryango babayeho nabi. inama nabagira ni uko iyi ngeso y'ubusambanyi batari nziza, ahubwo umuntu yakura amaboko mu mufuka agakora, agashaka ejo yazaza heza. leta cyangwa se ubuyobozi muri rusange n'imiryango ifite ihure no kuba yafasha leta mu gufasha abantu babayeho nabi mu bikorwa byose bigamije kuba byabahindura ubuzima, nicyo basaba. njyewe nabasaba yuko nkatwe twabyaye nyine tukiri batoya, uri kubona yuko byanatuviremo ubuzima bubi, badufasha bakagira ikintu badufasha kugira ngo dukore. bakaba mwakora nk'iki, babakora nk'iki? nubwo wenda baduhereza n'ahantu isoko tuzaba turatereka ibintu byacu by'ibiribwa tujye ducururiza, tukabona wenda abantu bakuza kugura, nta kibazo. tutavuze ngo tuzaba turabyikorera mu muhanda babifate babimene, n'ubundi amafaranga umuntu aba yabonye yarushye. atugushimire. murakoze. yes, wabyumviye, ntabwo ibintu biba byoroshye. ibyo yavuze ni ikinyarwanda cyumvikana, ariko urumva nyine impamvu nyamukuru ituma abantu benshi bishora mu buraya ntabwo aba ari ibintu bishimiye cyane. akenshi bikunda guterwa n'ubuzima bubi baba babayemo, bigatuma babyishoramo. ariko urumva ko muri iyi minsi ya covid, muri ibihe bikomeye bya korona cyangwa se covid-19, urumva ko hari urubyiruko rugenda rutitwara neza, rugenda ruhindura imyitwarire, bakishora mu bigendanye mu ngeso mbi, zirimo uburaya, zirimo n'ibindi bintu bitandukanye. ariko mwumvise mesaje atanga nk'ibintu ubuzima bwe amazemo imyaka 8 yanyuzemo. hari amagambo menshi yagiye agaragaho meza cyane yo kwirinda kujya mu buraya bitewe n'ingaruka ushobora guhuriramo, harimo inda zitateganijwe, harimo indwara zigiye zitandukanye zirimo nk'ikibazo cya sida n'izindi ndwara zirimo nk'imitezi. urumva ko atari ibintu byiza, ahubwo icyiza
ari gukomeza urubyiruko muri rusange rugakura amaboko mu mifuka mu rwego rwo gutega no kwitegurira ejo hazaza n'imiryango izabakomoka. Turasoje, twari mu karere ka Rubavu, of course ni mu nkengero z'umujyi, mu murenge wa Rugerero, mu kagari akagari ka Rwaza, umudugudu wa Rebero. Izi ni stories ushobora kureba ukajya byinshi wigiraho bishobora kugufasha. Hari abantu baba bakinisha ibintu kuko batabizi, ariko ubuhamya nk'ubu ndakeka ko hari byinshi wowe utureba, wowe ukurikira Ibishya TV ushobora kuramo inama ishobora kugufasha mu buzima. Turasoje, tuzasubira utaha muri stories zigiye zitandukanye, kwibutsa cyangwa se gukangurira gukomeza gukanda kuri ako kantu gatukura, kanda no kunsukira kugira ngo uzajye ubona amakuru yacu cyangwa stories zacu buri ko tuzishizeho ukazibona mu wa mbere. Ciao ciao.